hano rero ni kimwe kabisa aravuga ati uyu aravuga ati online media social media na online dating ati usanga umugabo ari mu gutereta umuntu urumva uri online bahana byose ubwambure buri kimwe cyose aravuga ati urugero ati ya mpano mwayibonye agakomeza muri ati ibyo rero ati bituma abantu bagira umujagaro w'ubwonko n'irari ritazima ati umugore ntatinya w'umugabo kuba aryamanye n'umugabo we iruhande ari mu kohereza amafoto ye y'ubwambure indi mbobo imbobo niko bivuze ati ibyo ntabyo hanyuma hano mfite inkuru Ikirene yaguye mu mugambi mubisha nako Uburusiya bwaburijwemo umugambi mubisha wa Ikirene n'Ubwongereza ngawukomye mu nkokora uretse gato ariko Lewis watweretse aka gafoto kandi abamurika imideli n'abamodo n'abanyamideli abo ngabo ariko abakikijwe ariko menya muri Scott yadodeshereza ariko se nkakubaza koze ko matsiko nk'uyu muntu aba yarigeze ku igrade rya general gute kuriye nyine wenge oya reka nkubwize ukuri gisi kuyihamya hamyisi kinga ikirenge ariko numvaga ko uyu nguyu nawe ari mwene wabo wa perezida yes ngo ni uwa hafi cyangwa ko mu kikuracho cy'ingoni mwako igishokoro kikujomba kiri mu mwenda wambaye ntabwo kishokoro kiri mu mwenda wari wise cyo kiri kunjomba ngewe ibuye riri kukurya mu rukweto ni murwo wambaye ntabwo Lewis ukanagiwe iri murimo ngo rindye ariko iriya myenda ishobora kuba ari ceremonial nakayaka amakote na marinete n'ingofero ngiye nimabaje kujya ngo ni conformity wagira ngo niwe wagira ngo conformity cyangwa ariko yo umuntu umurinze yewe kandi n'inyuma urabona abanigirije reba abaturage y'igikono baba batangaye turatwana turi twatangaye buri arimo arabespira utwana hirya tuba none ubu ni umuntu w'ukaragira ngaha ntabwo abaho isa ari kuzamura ikirenge agashimangira komana koteri kamube ubundi abayambaye ndeba ndeba nk'abantu bavuga bane gutanga excuse ngo imvura yaguye iguye ukwezi kose yanahise ariko oya tuvuge ko yaguye ukwezi kose wakwereka umuhungu umwe waje hano ukuntu yarameze hari uwo mpuye nawe ariko biyani sawa abantu babura amakuru nk'imvura yaguye buriya rero kera tukiri abasore tuzinduka nubwo kuzinduka tutabiretse buriya nkubwizo kuri Mutabaruka ngewe ukambwira ngo wasibye akazi kubera imvura nanaguseka kudasiba kurya kubera imvura cyeka yandi yafunze imihanda kuko bijya biba wabuze ukuza ukavuga uti sindi bonaho nyura kuko hari igihe gifunga imihanda icyo gihe ni cas de force majeure ariko kuvuga ngo imvura yakwirimira nk'iki kirere kimeze gutya gusa ariko imvura yaguye se yaguye ayewe hanyuma nzitambwira abantu mu gitondo nubwo yagenda ubwira umubosi wawe imvura yaguye abwira ati ko ntayibonye reka dukomeze ariko niba utinya imvura rwose ntuzatinyuke n'umucyo akanyabiziga kanyu kamwe kangana nk'akabiriti paritse icyo kigera sibyo ngo nari maze kureba umukino w'abana bacu na ndumva ari na viziyo sinibuka ku mumena imodoka irazira bazana umukiriya ava mu bidirede araza ati hari ikibazo nifotoreje mfashe selfie ku modoka yawe ndavuga nti toka kwawe ibyo ni umuntu atangira kwishuka oya wagombaga kumureka agakora iki kuko kwifuza ikintu bisa kuzamukurura kugishakisha imbaraga zose harimo gukora cyane ntakazajya umva rero nkubwire naramubwiye nti kwawe araja kwifotoza azi imbaraga byafasha kugura iyo modoka ese ari yakwatse yakoze se akareka kwifotorezaho nibyo gushaka kurivinga fake life icyakabiri abantu bazifotoreza ku rusengero uretse gatoya urusengero n'urw'Uwiteka reka nkwereka kandi uretse quiet my dear reka nkwereka ubuze ngo bazakoze ko Mutabaruka
ubu ndebye muri telefone yawe nabura umuntu ukwandikira avuga ko agukunda cyangwa nyanga Oya. ubonye nyanga we ahubwo se abonyemo unyanga nibura se wakwifatanya nanjye kubabara akubonyemo umuntu ngo arankunda birakubabaje ubonye unyanga ntibikubabaje reka rumva kuri ku mwaduko w'izi telefone abantu ntibazitondera kuko n'umuntu ntabwo utegeka umuntu ukwandikira cyangwa uhamagara keretse niba umugore telefone ariyo kwitabwa n'umugabo gusa cyangwa umugabo uri kwitabwa n'umugore gusa hari umugabo wari kwitaba undi muntu akajya asekanye niyizigishwa umugore amuturuka inyuma aramufata aramunigatitsa niyo telefone barayirwanira umugore ari umugutwi k'umugabo amati ibyo bigwa n'ibyo bigwa wenda bamuca ugutwi hari n'abagabo bakunda kwitana ba sheri umwe yaraje bite shu kandi ari umugore arabyimba none umugabo aramucunga ahita yishyira kuri parereri yumva ni abagabo yagize isoni yirebesha hasi ahubwo se bucya atahise asarira rimwe avuga ati umugabo wanjye n'umutinganya uza watinga umuntu babaho se n'ejo bundi mu Bwongereza batashye urwibutso rw'abasirikare b'abatinganyi ariko bari abantu bararenze ubu se ngo bazakoze ko amatwi mutabaruka ubu ndebye muri telefone yawe nabura umuntu ukwandikira avuga ko agukunda ukagana inzego niba koko wumva kubangamiwe ntabwo ushobora kumbwira ngo umugabo ampoza ku nkeke ngo ariko ngo niko zubakwa ngo azajya nkubita narangiza ngo urire wagize oya ibyo ngibyo urabizi ariko hari n'abagore bavuga ati ngewe rwose sinakwahuka niyo umugabo wanjye nkubise angurira umwenda mushya ngo nkubita igipfunsi nkubita igitenge ngo nkubita igipfunsi ungurira igitenge urumva icyo kintu ibyo nabyo bwabyo ni umuco mubi ubwo umugore azakubita umugabo umwuka mugurira iki wenda azamugurira ipantaro turananirwa kubwira abantu the true value of life ni ukuvuga ngo abantu benshi batekereza ko ubuzima bworoshye ari ukujya guseka kuri social media ko abantu benshi babaye content creator ku buryo wiyambura n'ubusa ukavuga uti ndi umu content creator urumva kuko let me tell you kuko ngira ngo sindi bwirate nshobora kuba ndi mu bamaze imyaka myinshi muri creative industry wenda nyuma nyakwigendera ntuza yitwa ndi wa musaza Mbirikanyi tuvanyemo nyakwigendera Mbirikanyi hakagenda undi wundi wakurikiyeho ninde ariko abenshi ninjye mu content creator mwari mukwiye gufata nka grandpère wanyu babigusizemo ibiki barapfuye baragusiga none ndacyabirimo ariko ndashaka mbabwire burya no gucreatinga content bigira uburyo bigenda iyo tuvuze drama reka ibi bintu ntabwo ari ugupfa kuza gutya bigomba kujya n'umurongo ubigira ugomba kureba eske ibintu ukora bifite who are you targeting icya kabiri ubwo iyo tuvuze tuvuga age group sibyo ukareba cultural aspect abo ba ariko n'ibitekerezo byo gutanga nababwiye ko nta ibitekerezo byanjye wowe nta bitekerezo ugira wabitanze ikibazo ni ibitanga ndatanga ibitagushimisha utashimisha se ukwiriye kunshimisha reka nawe mbitange nanjye usoma ibyo bintu basoma ubwo butumwa ubutumwa nimusoma buriya bunyuranye kure reka mbanze ibyo uvuze ariko uribuka ko ndwaye iyo uburwayi uba wasibye waretse kuntesha umutwe ubu uri muzima oya mpaguruke ngende ubibone kandi ngende widagadure ikibazo n'urugendo udacumbagira abantu bavuga ko urwaye ute soma ubwo butumwa hanyuma ugaruke ku ngingo yawe ubutumwa ntabwo kubusoma biri bunkundiye ntaravuga wabusomye siko ngende nihanganye mukabaza mugatumika kuri ingaruka ku basaza wasomye ubutumwa ukaba usoma ubutumwa ndabona nabyibagiwe oya ufite ubwenge buke ku buryo wibagirwa ubwenge se ni iki ubwenge waba perezida jewe mfite ubushobozi bw'aba perezida bibaye ngombwa kuvuga ngo ntabyiyamamariza pantora ubwo nanjye nkaba perezida ntabwo twagutora pe kurikirana ikiganiro birarashe muri ino minsi murambabarira kandi ntumvugiremo dufite abanyamakuru b'abanebwe kuva isi yaremwe urugero nkawe wateye intambwe ujya kureba bari abavandimwe aho bakorera ngo muganire ubuse we wagiyeyo
ndakubajije wowe uhazi kuko wagiye uburyo urimo kubashinja nyine wowe mere ku byo wavuze weho ahantu uzi wagiye naba nanjye uretse gato hari inzu iri aha n'ahiteretse naba nanjye ufite ubushake n'agahayehaye ko kujya cya gitekerezo cyawe rero utibagirwa reka nkwibutse kandi sinkuvugiramo utangiye kunshyira kuri pressure oya nta gitutu uriho isanzure nkubwiye ko nakuvugiramo wirinde kurondogora gusa bya gisaza urabizi ibintu byawe uvuga bivugaho gake aba basaza urimo kuvuga niyo ubegere bakubwira ati twakoze neza mu bihe byacu kandi kuko barakoze twarabashimye uri kumva ariko ibyo ngibyo ubasaba bindi ntabyo bazakora kubera ko bari mu minsi yo gusoza ibihe byabo cyane cyane kuri iyi si bashaka kwigenda nawe biteranije nawe uganiriye nabi gutize ariko umusaza bagana gusoza hano harimo abasaza bashoboye mu kuri kw'Imana ibyo bintu ntabyo bazakora wirahira Imana mu binyoma byawe nta binyoma mvuze ndetse n'ikimenyimenyi bamwe bahamagaye ukabwitse ko bimeze gukina kugira bati unshaka uze mbigusobanurire akabigusobanurira mwicaye guke gusa ameze nk'ari ibintu kwibwira ese ubundi aho bakorera urahazi uretse gato buriya kibazo ni kimwe rero muri ino minsi murambabarira kandi mumvugiremo dufite abanyamakuru b'abanebwe kuva isi yaremwe urugero nkawe wateye intambwe ujya kureba bari abavandimwe aho bakorera ngo muganire ubuse we wagiyeyo ndakubajije wowe uhazi wagiye kuko uburyo urimo kubashinja nyine mere ku byo wavuze weho ahantu uzi wagiye naba nanjye uretse gato hari inzu iri aha n'ahiteretse naba nanjye ufite ubushake n'agahayehaye ko kujya n'ikibazo mu gihe ubushake nabo ufite uburyo bivuzemo niba mubwiye isi urabahamagaye uvuga tuze tuvugane numva ko ntabahamagaye urasa nk'aho ufate nimero ugiye mu gihirya atari hano kugira ngo si ngombwa ko abantu bamenye uwo ari umuhamagare wumva ko atabwira ati ngwino hano nkubwire mwicara ahantu akubwira kongorera nitandukanyije nawe ntabwo kwerekeza nitandukanyije nawe ariko n'ubundi abantu bari batandukanye kuko ibintu uvuga ntabwo bifite njye mfite fact hari uhamagaye mbabarira ubuse ntabwo ngo uhamagaye umuntu bati ngwino nkubwire we wigeze ujyayo aho hantu nubwo uhazi ako kari agaciyemo tugukoresha nk'urugero rwiza cyangwa rubi ni urugero rubi rw'umuntu uzapfa adakize oya niko wavuze withdraw that word ariko niko wavuze siko navuze kandi si wavuze ko byarangiza ko zapfa navuze niba utegereje kuzakira ibya mirenge ku ntenyo ibyo byo ku myaka ufite ntibigishoboka ariko ntawamenya hari ujya mu gitondo ukabona kontineri iteretse ku muryango yuzuye amadolari siko bavuga ra nge nta kintu uvuze ariko ushatse wakumva ibitekerezo byanjye ubu icyo bigusaba gusa biragusaba discipline no kuba exemplary kuba intangarugero nuko utaza abaturiye inyanja cyangwa abaturiye za Nyabarongo buki ngo nayo yarutse iyo myumvire ntago ndi bikubwire sawa ndamubwira ahantu wakwikurira moto nziza bisaba gukoboka ahubwo watangira ukigurira moto iyawe moto nayo muwane nayo muwane ugashora hari imvugo iyi ateye muri iyi minsi gukoboka iyo jambo ni kuryumva umuntu yabwiye undi nimugoroba ngo tuba tuyakobokera babandi birwa bahagaze ku muhanda nyine abahagara nimugoroba da bategereje sinze baba bategereje batavuganye nabo ati ko mwagiye muva muri iyo mbeho abango tuba tuyakobokera uzi ko yabisamusubiza ahubwo ati nimumara gukobagurika no gukobana nibwo muzumva ibyo mwarimu numvaze muri mumara gukobagurika no gukobana nibwo muzumva ibyo mwarimu muri iyo uzi ko abantu muri iyi minsi basigaye bategana iminsi Angeli ndashaka kubwiza ukuri ibintu biri simple ejo bundi ku munsi nyafurika w'abanditsi nagiriwe amahirwe yo kuba nari mu bapanelisite icyo twavuga ngiye akagatwe kanjye karimo ibintu byinshi nimba ipfana bizanambabaze dayeri icyo kiganiro mwakora gutyo rero cyaba icyo gusigana umunyu n'urusenda gusa mugashyiramo n'utunyanya ariko nkubwire rero ugiye gusaza nabi gute ni ukuri mukuri kw'Imana uzasaza nabi kuko ibintu byawe byose birimo kwiheba kandi kuko kwerekana nyamuneka ibintu bikoze gutya amasaha hafi yose 3 yabapfuye ubusa gutize ntabwo rero kamubwiza kuri byagenda nka guteze cyaba cyo kiganiro cyaba kiraho mu buryo byakorwa nka gute kugira ngo bitange umusaruro
nzakiguhe se mu gikorane kugira ngo kibe cyiza oya uzafatemo nka 2-3 gusa mwicarane muri studio muganire ariko nimujya kwicara muri hoteli nose uzi tuzatuganira iki se ko tutarakura nagenda umuntu yanayitekereza pe ngaho tekereza urugero tekereza gutayo mwabagaho mute ntabwo ndi mu bantu babuze ibyo bibazo mwakoraga mute ese mu bihe byanyu mu rubyiruko rw'ubusa cyagihe abantu bafite energy ukumva bwa ariko gashanga none haduze ngunyambara imbuga nkoranyambaga ariko batuamubonye kanaka seriously for what ereka buri muntu ku rwego rwe ntabwo bura abanyamashyari bamugenda inyuma nawe urabafite bose babura nanjye ndi kwisereka ejo nabonye abantu bagukwirakwiza mu bikiza sembese ibintu barimo bakuvugaho byinshi wabivuze n'ubundi turi public barimo babaza ngo inyinya Mutabaruka yagiye hehe basanyigire bambaza si hanyigera kambaza ariko abantu bagira umwanya riba kujya kwibaza ku nyinya Mutabaruka yaje igihe gito kayitibura ubwo se ahubwo wambaza kuki nta mafaranga ngira nzayabona ryari wende banyigira umushinga bayandi reka Mutabaruka nkugira inama yoroshye kandi unyumve ibyo bintu ukunda kubivuga cyane by'amafaranga ndabivuga pe icyambere nawe uri mu bantu batajya banyurwa ntajye sinyurwa icyo ugomba kunyurwamo banza wumvise abanyurwa mu gitondo twabavuzeho bakunda abantu bari kubyutsanya twabati nk'abazinduka bajya mu kazi barya uko bakoze mugende ariko abageze iyo mujya muri kurya yanyu muryame ariko arashira tandukanye ubunebwe no kunyurwa iyo birekere ntabwo unyurwa ubuse nanyurwa ntarayabona icyambere wijya kuba mu nzu urita umushahara wawe no ibi rero ndabibwira cyane cyane bashiki bacu ni munyurwe kandi please add value iyongera agaciro kwiyongera si ukwitukuza ni ubwonko bwawe mu mitekerereze yawe ndabisubiramo ibi binini mwirirwa mumira sinzi kwishyiraho amarazeri sinzi kwishyiraho ibyara birebire bimeze ukuntu urumva ibyo ntabwo ari ukwiyongeraho valeri no ibyo iri hano hirya Nyarutarama hano urenze gorofe ibyo bindi ibyo babyita digizema niko babyita mu gifaransa ikwidegiza ibyo ni ukwidegiza ntabwo ari ukwiyongeramo valeri please wabyemera utabyemera tuzakubwira ukuri ushaka I wish all the generations kuba batega amatwi iki kiganiro at least ntabwo tuzagusiga ukomeze muri iki gihe turimo amaradiyo yose n'amateleviziyo ahindutse nka YouTube channels barashaka ibyakiserera abantu no kuza ngo barebe nubwo ibyo bareba batanabisobanukiwe for us we shall keep you in the right shape kugira ngo wumve ibyo ugomba kumva rero ndababwira mugerageze mwagura imitekerereze yanyu gira icyo wiga gira icyo umenya kuko ntabwo uzaba slay imyaka irenga 20 wallahi no igihe kizagera isi guseke nawe wirebe wigirira agahinda ube deprime wiyahure we don't want you that way kabisa hari igihe kizagera ese mundi mbabaza mujya mutekereza yuko hari igihe kizagera mukicuza ukarogereta mujya mutekereza yuko hari igihe kizagera n'abana banyu ibyo mwakoze bikabatera depression ku rwego mutigeze mumenya mujya mutekereza yuko izi happy abagusamira mu kirere ejo bundi bazaba bagukwena baguseka ko abagabo bameze nka divayi batajya basaza uko basaza ariko baryoha ariko wowe ibyo ndabibwira abashiki bacu mugomba kwiyongera valeri cyane iyongera agaciro kwiyongera agaciro kwawe ndabikubwiza ukuri si ukwitukuza si ukwicongesha amenyo si ukwibagisha imisaya si ukongera ikibuno kikaba kinini si ukukubaza mu nda ugasongosora nk'icupa no ni ubwonko bwawe add value to yourself Tabaruka hari umuntu wari wambaye ubutumwa ngo nintaza ku kazi uranyirukana bitanza nyine mvuganire kaze hari umuntu wambwiye rwose ati nyaboneka nese utameze neza Umutabaruka aravuze ngo nutaza ara kwirukana nese ngo utese kandi narinzi ikibazo ahubwo hari twicaye bari abagabo b'inshuti zawe ariko barakumbwira ngo kenshi ajya kubwira ngo uri umusaza none dore we yifubitse nk'ikigori wowe ntiwifubitse ubwo umusaza ninde harimo abasaza reka baba baranyoye kanyanga batifubitse ibyo bintu biri gushinja abantu muri iki gitondo idusoma ubwo butumwa abantu bashobora kuvuga bati ibi ngibi ariko ni ibitekerezo byo gutanga
nababwiye ko ntanga ibitekerezo byanjye Eh. wowe nta bitekerezo ugira wabitanze ikibazo ni mbitanga ndatanga ibitagushimisha utashimisha se ukwiriye kunshimisha reka noneho mbitange nanjye usoma ibyo bintu basoma ubwo butumwa ubutumwa nimbusoma buriya bunyuranye kure Oya, n'ibyo kuba mu avuga. nkokora. Reka Yigukoma mu mbanze nkokora. ibyo uvuze ariko ariko uribuka ko ndwaye iyo uburwayi uba wasibye waretse kuntesha umutwe uba uri muzima mpita ngenda oya mpaguruke ngende ubibone oya kandi si ngende widagadure ikibazo ni ugenda udacumbagira abantu bavuga ko urwaye ute soma ubwo butumwa hanyuma ugaruke ku ngingo yawe ubutumwa ntabwo kubusoma biri bunkundiye ntaravuga ko waba usomye ko njye nihanganye mukabaza mugatumika kuri Nyine ingaruka ku basaza ikibazo- wasomye ubutumwa ikibazo kiriho. usoma ubutumwa Ndabona ugaruke. nabyibagiwe. oya ufite ubwenge buke ku buryo wibagirwa gutya. ubwenge si ni igiti ubwenge reka mbabwire yambwiye ko mwaniganye ariko wari mukuru kuri we hey yego ariko iyo mvuzemo akantu bukuru ko numva bikubabaza cyane ahubwo ikintu kita kinkora ni ukuntu abantu bakomeye twiganye bose aha ngaho twariganye abantu bakomeye nyuma ya prime minister ubu hajemo Dr. aba Spirit dogiteri ubwo ntabwo wabura n'umujenerali ugiye kubona ko aradutse hano mwiganye uyu mugenero yiganye n'uriya muntu nabyo birashoboka ubwo rero mujye mutuvugaho gake ubwo se ngiye kuvuga ko twiganye ko byakugendekera utabavuze se ntabwo uba wabavuze buriya se mbavuze ariko ikibazo abo umbwira muziranye barapfuye oya abo twiganye mbakubwiye rero wakumirwa ubwo bo ntibapfuye oya kuko abo muziranye ceceka aho batakwiyamaho batanzonga batakuzonga homora aha azi ko buriya abantu tuziranye twiganye buri muntu wese azindutse ku munsi umwe gusa akamvugaho ijambo ryiza imana ahita injyana mu ijuru ntapfuye nijyo ushaka buri muntu akamvugaho ijambo ryiza gusa byaba bihagije isi iraryoshye bo bibereye ahangaha ibyo tubireke Ibyo mu ni nabyo ijuru twigisha abantu kuryohera